witegereza ni nako Uwiteka yababonye mu bizira byinshi bitandukanye, harimo n'abasambanye n'amatungo, abahanuza, abavuga butumwa, abahanzi ku giti cyabo. Uwitwa Gitwaza ari nawe wavuzwe cyane, hagaruka kuri Israel Mbonyi ari wavuzwe cyane. Ngira ngo aba bantu ko ari babiri rero, Gitwaza na Israel Mbonyi, hazabaho ko imodoka zishya zabo, hakabaho ko abantu bakorwa n'isoni, hakabaho ko urusengero rwa Deperi i Remera rusenyuka, hakabaho rwa Ndegisi nanone muri Zion ko rusenyuka. Iri nivuga butumwa rero ngira ngo mu matwi y'abantu, ngira ngo iki kiganiro cyasohotse uyu munsi kuri iyi tarike kuri uyu wa mbere, kuri iyi tariki ya 21, umuntu wese uza kukibona ntabura kwibaza Riziki Shatari ibi bintu yahanuye ni Imana yamutumye cyangwa ni Satani. Riziki Shatari ni umukozi w'Imana cyangwa se habayeho gutambikira no kwibasira? Ngira ngo rero ni umuhanuzi. Ngira ngo banavuze bati muri iki gihugu cy'u Rwanda abahanuzi batatu ba mbere harimo benshi bahita bavuga bati haje Riziki, Mishake we sinzi ikibazo yahuye nacyo, Bazigira inshuti sinzi ikibazo, n'abandi hagaragara Riziki Shatari cyane upafominga izina rye, kandi keshi nanjye niyo mpamvu nanarigarutse. Ariko giye ngarutse nibaza kuri ubu buhanuzi bwasohotse buvuga ko Israel Mbonyi tuzuririmba abantu bose bakubarara, Mbonyi tuzi ukora ibikorwa bitandukanye by'urukundo, Mbonyi tuzi utagaragara cyane muri social media. Mbonyi yahuriye he n'ihene? Mbonyi yahuriye he n'ihene cyangwa se intama? Mbonyi yahuriye he n'iyi nyamaswa umupfumu wayizanye ninde akayishyikiriza Mbonyi? Umuntu waraguriye Mbonyi ninde? Umuntu watekereye Mbonyi umutwe ngo kugira ngo indirimbo ze ziperforminge izina rye rimenyekane ninde? Hamashatari we yabikuye he? Ni Imana yabimweretse Mbonyi asambanye nyamaswa? Ngira ngo rero niyo mpamvu naringarutse mvuga ngo wasanga ari ikinyoma cy'abadayimoni, wasanga ari urubwa. Ariko handi nkavuga ngo ubwo wasanga ari byo. None iyo bavuze ngo Imana iravuze, ngo ni Imana intumye, ni Imana ibikoze, keshi na keshi umuntu akaba ari n'ibintu igeze ahanura bigasohora. Ni ikintu rero ngira ngo mu matwi y'umuntu yakibaza akanavuga ngo bibaye ari byo yaba ari amahano, bibaye ari byo yaba ari umuhero, bibaye ari byo byaba ari ibihe bya nyuma koko nk'uko babivuze ngo mu bihe bya nyuma hazabaho ibihe birushya, byaba ari ibihe bigoye. Bibaye ari byo umuntu agahagarara kuri stage akaririmba izina Yesu, akarishyiramo izina Data, akavuga iby'umwuka, akavuga nge naraye ku marembo y'ijuru, ndetse akagaruka akavuga ngo Mbonyi wagiye kwamamaza Sikoro, akavuga ko abantu bamamaza inzoga, aba nabo ba nyiri inganda z'inzoga baba mu bapfumu, mu barozi bakomeye, na Mbonyi akaba ari bo bagiye bamushuka bamuyobya ku bw'amafaranga menshi. Ubwo bamwe bavugaga bati miliyoni 100 yari yasinyiwe n'uruganda rwa Sikoro. Ntabwo byaba ari gusa, ibyo bintu byose n'ubikurikirana ukuntu biri kugenda bitreninga bigaruka, sinzi ko hari aho biza guhurira rero n'ubu buhanuzi bwa Riziki, ariko byagiye bigarukwaho n'umuntu urenze umwe. Ese koko Mbonyi ntabwo ari umukozi w'Imana? Ni umukozi w'Imana ku rurimi no ku isura nk'uko byavuzwe? Aho ntabwo ndi buca urubanza, nagira umuntu nyikoma, nagira n'umuntu ngarukaho, jewe mvuze ku byavuzwe, kandi nibaza nawe ibyo uri bwibaze. Iyi nkota imanuka Israel Mbonyi nta juru yabona Mbonyi? Iyi nkota imanukiye Gitwaza nta juru Gitwaza ari bubone? Iyi nkota imanukiye Apotre Rugagi nta juru Rugagi afite? Iyi nkota imanukiye abahanuzi bo mu Rwanda mu murwa no mu ntara enye z'igihugu, nta muhanuzi n'umwe uri bujye mu ijuru? Koko niba marayika amanutse muri uyu mujinya n'uburakare nk'uko Riziki abihanuye, niba marayika amanutse muri uyu mujinya n'uburakare nk'uko Riziki abihanuye, nta cyasigara, nta cyatsi cyamera. Urebye uburyo byavuzwemwo n'uburyo bitangajwemwo ibi bintu, twumvikanishe neza. Riziki Shatari yahanuye ibyago kuri aba bahanuzi bakurikira. Riziki Shatari avuze ibyago ku nsengero zikurikira.
Riziki Shatari avuze inkuru mbi ku bugingo n'imibiri by'aba bantu bigomba kubamanukira, kandi ari Imana ibimanuye, kandi ari inkota iri gukeba, ari inkota iri kubaga. Twumvikane neza, ntabwo tubivuze dushyigikiye ko ibintu bikwiye gusohora kuri aba bantu, ahubwo tubivuze twifuza ko byateshwa agaciro. Waba usenga, waba uririmba, injira mu mwuka wo gusambura no gusenya izi mbaraga n'impwemu mbi Satani abagambiriye ku bantu kugira ngo agere mu ntego ye. Ubwo rero muri iri vugabutumwa turimo, Shitani ajya yihisha mu bintu tutamenya. Riziki niba tumwe n'Imana, Imana iracyayicaye ku ntebe y'imbabazi. Niba atari Imana imutumye nawe kandi ababarirwe si uwo kurimbuka, ariko biteye agahinda, biteye umubabaro. Ngewe wabyumvise, nawe wabyumvise, n'utarabyumva ihangana ubyumve, ariko ntubyumvire kurimbura cyangwa gusenya. Ni inkuru itari nziza kumva ko abantu bari gusambanya inyamaswa kandi mu mazina akomeye nk'aya ngaya, kumva ko abantu bakorana n'imyuka mibi mu mazina akomeye nk'aya ngaya, kumva ko abantu bakorana n'abapfumu, kumva ko abantu bari gusenya ibyo bahawe kubaka. Koko Yesu abaha amaboko yo kubaka, ntabwo abaha amaboko yo gusenya. Yesu abatuma mujyane ibyururutse imitima, ntabwo abatuma ngo mujyane ibisenya imitima. Yesu avuga ngo mubwirane ibimanura imitima Shitani yamanitse mu giti. Ngira ngo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze, aricyo kintu giteye ubwoba, aricyo kintu kiri mu iherezo no mu minsi y'imperuka, ari nayo ya nyuma. Uwiteka atabare katunguye mu buryo mutabitekerezaga. Imana ikambwira ngo mbabwire ngo shyira impanda ku kanwa. Imana yo mu ijuru ibateje ibyago n'amakuba, abenshi mugiye kubabazwa umuhoro mutigeze mutekereza ko ushobora kubabaho, kugira ngo ndavaho nibagirwa abahanuzi bagiye bamwe burira indege bakajya hanze, abandi bagahamagarwa mukagirirwa icyizere, bakagira ngo muri abantu b'Imana, mugasenya ingo za benshi muvuga ngo Imana yavuze ngo umugabo muri kumwe si uwawe, ngo umugore muri kumwe si uwawe, mugateza abana kuba imfubyi ababyeyi bahari. Uwiteka bamanuriye inkota, ibyago n'amakuba bimanukiye abahanuzi. Yemwe bahanuzi mwatumwe. Birababaje umuhanzi nka Israel Mbonyi. Ngewe ariko ndagaruka mvuge ko Mbonyi, Israel Mbonyi yabarengana, ariko nanone niseguye ku buhanuzi bwa Riziki yaba atanarengana, kuko nta kuri 100% afite. Ariko nkibaza, eske ntabwo ubundi Imana yazamura Israel Mbonyi atarinze gukoresha inyamaswa mu buryo naka ngo agire guperforminga mu buryo bw'izina no mu buryo bw'ibikorwa atera imbere? Uperforminga wese, kuko yagarutse avuga ngo nk'umuhanzi, arera uravuga amazina, nk'umuhanzi usambanya inyamaswa, abahanzi bigenga, ubwo ntabwo ari amakorali. Aragaruka aramuvuga, arapreseza, aramuvuga. Mu by'ukuri Israel Mbonyi, mu by'ukuri Gitwaza, Mama Sharirene, Pastor Mutesi, ntuzi uyu nguyu Apotere Rugagi, aba bakozi b'Imana bafite amafaranga, uretse ko nibishaka uriya yataye umutwe, uriya we nibandi, we ashobora kuba ahubwo afite nk'igisekuru cy'iwabo kimwishe nabi cyangwa se cyamwishe urubozo. Wumvise ibiva mu kanwa ke uburyo atukana, nta Mana ibaho itukana kuriya. Kababaro umuhanuzi Riziki Shatari, noneho ibintu avuze nakasa mutwe cyangwa se nakasa amaguru, ntabwo nzi uko nabivuga. Ngira ngo ni ibintu biteye ubwoba. Avuze kuri Gitwaza, avuze kuri Israel Mbonyi, avuze kuri Nibishaka, avuze kuri Mutesi, avuze ku rusengero ruri Rwandegisi rwa Zayoni, avuze ADEPR Remera. Ngira ngo mu buryo bumwe n'ubundi ahantu hatandukanye yagiye avuga n'abahanuzi benshi yavuze. Ntabwo nzi niba ari imperuka y'abahanuzi igeze mu Rwanda, abahanuzi bose bakaba bagiye gupfa. Ntabwo azaza nk'igisiga gwira urusengero rw'Uwiteka ukanwa, aje nk'igisiga, kuko kukuza nk'igisiga makagwira urusengero. Imana yambwiye yuko isengero zitwaga ngo icyitegererezo, iz'abantu babonaga ko ari nziza, Imana izihereyeho nazo zihuye n'akaga. Imana ikuye akajagari kubiyitirirwa, nyamara atari yo basenga, ahubwo ari ibindi bari gusenga.
ngo bimitse abatambyi kandi atari Imana ibimitse, nicyo gitumye bacibwa. Yemwe bantu mwese mwahawe uyu murimo w'ubutambyi, atari Uwiteka wabashyizeho, mwese muragiye. Imana ibakuyeho, dore irabakukumbye, mwese muragiye, irabakubuye. Kuba ubuhanuzi ngira ngo ni ikibazo ahubwo kigiye kuba cyakomera, kuko ubundi ubuhanuzi bw'ibyago nta muntu ubukunda, ubuhanuzi bw'amaraso nta muntu ubwemera, ubuhanuzi bw'Imana irishe, Imana irarimbuye, Imana irakubise, Imana iramenaguye, Imana irimanukiye. Ubu buhanuzi bwa Yeremiya kandi byarasohoraga. Hari umuntu hanura ibyago bigasohora, hari umuntu uvuga ibibi bigasohora, hari n'uvuga ibyiza bigasohora. No mu bapfumu hari abapfumu baragura ibizima byiza, hari n'abapfumu bahanura akaga, ba Nyirabiyorero, hari ba Magayane n'abandi, ndetse kugeza no kuri uyu Riziki hano tugarutseho wabyukanye ubuhanuzi bwateye ubwoba abantu barenze umwe. Ngira ngo nawe nubyumva ufite ubwoba, ariko cyane bwibasiye abahanzi, cyane bwagarutse ku bahanuzi. Kandi kandi nta kwibeshya kurimo. Gitwaza ni umuhanuzi, Apotere Bishop ni umuhanuzi, Israel Mbonyi nta kwibeshya ahanura ku giti cye. Ibyo ni byo kwera, ahubwo ibyo babavuzeho ntabwo nzi niba koko biri bubasohoreho. Ubwo rero kandi ubuhanuzi bw'ibibi burihuta. Niba warasenze ukabana n'abasenga, ubuhanuzi buvuga ibibi burihuta. Ikibazo rero ubuhanuzi buvuga ibyiza nibwo buhanuzi bukerererwa cyangwa se butinda. Iyo umuntu arose ibibi mu kanya nk'ako guhumbya biba bigeze ku muryango. Iyo umuntu arose ibyiza biratinda. Nanone ngaruke rero nisabire uyu mukobwa Riziki Shatari, gira impuhwe n'imbabazi aba bantu ubafashe gusenga, niba koko ari ibyo Uwiteka. Aba bantu weretswe bose, n'abandi igihe ntavuzemo hano, kuko wavuze iminota irenze 40, kandi njye mvuze iminota itageze muri 20. Byumvikane aba bantu bafashe gusenga. Kurimbuka kwa Israel Mbonyi nta kintu biri bumarira umuntu uwo ari we wese. Kurimbuka kwa Gitwaza ntacyo biri bumarira uwo ari we wese, niba ari Imana yatumye Riziki. N'abandi bahanuzi, n'abandi bavuga butumwa, n'abandi bahanzi. Ubu butumwa bwa Riziki Shatari ngira ngo busohoye, aba bantu mukababona mu muriro bararirimbye indirimbo zibahumuriza, zibafasha, mubakunda, mubemera. Kaba ari akaga, yaba ari ishyano, yaba ari amahano agwiriye, igihombo gikomeye cyane ibiganza by'ababavunye mu buhamya bwabo, mu bushinga ntahe byabo. Aba bantu bitirirwa ko bavuga iri zina ritagatifu ry'Umwami Yesu, tubazi nk'abahanuzi bakomeye b'imirimo n'ibitangaza muri Kristo Yesu. Birababaje rero, biratangaje kuzumva intumwa Dr. Paul Gitwaza atagiye mu ijuru. Ni ikintu kitumvikana, ni ikintu kandi cyaba kibabaje. Ngira ngo rero nzi niba umuhanuzi ari ugezweho, niba nta mbabazi, niba nta garuriro, niba ntabwo mbyumva, ariko ndabizi ni ikiganiro mpaka. Abantu ubu mugiye kwandika muri komenti, bamwe bavuga bati yavuze ibiribya, abandi ati yavuze ibinyoma. Hano reka twifashishe tuvideo dutandukanye dushyiremo, mugende mwumva abantu yagiye agarukaho n'ibyo yagiye avuga. Hama nje ntabwo nje nk'umucamanza, kandi sinje mu kuvuga ngo ibyo yavuze nibyo cyangwa sibyo, kuko ntabwo mvuze ngo Imana irabimbwiye ngo sibyo cyangwa se yambwiye ko ari byo. Ariko reka tugaruke twibaze nk'abantu bambaye umubiri, kandi nanone twibaze nk'abantu bambaye umubiri wa roho, umwuka wera. Abantu buzuye umwuka wera, ibi ni ibintu ngira ngo umuntu wese atabura kugaruka havuga ngo none se ni imperuka, ni akaga, ni amage, ni igihugu. Ntabwo yigeze avuga ibindi, ariko yavuze abatinganyi, avuga birongoza inyamaswa kugira ngo babone imbaraga zo kuririmba,
ngira ngo umuhanzi yavuze umwumvisemo, ngira ngo yavuze kuba pasiteri bagiye muri misiyo barayireka, bararongora, bararya, baranywa. Ngira ngo agaruka kuri aba bahanuzi bakomeye mu Rwanda bakoresha indege mu ivugabutumwa. Ngira ngo abakoresha indege nabo yabagarutseho, abaguze amave itabagarukaho, avuga ko izo modoka zigiye gushya. Mbese yagaragaje inkota igomba kumanuka ikabaga indazari ya mafiriti, iyi nkota ikabaga indazari y'inyama, hakamanuka umuriro utwika imodoka bagendamo, hakamanuka nyamutingito cyangwa se umutingito uri busenye amazu mwubatse, hakamanuka marayika uje kurimbura urusengero nta buye rigomba gusigara rigeretse ku rindi, hakaza imbaraga ziruta izindi mbaraga. Mbese marayika murimbuzi amanukiye mu bahanuzi. Nkibaza rero, nta garuriro, nta muhanuzi wakihana ibi byaha. Reka tubyemere ko ari byo, baracumuye, barakosa, barayoba, bararindagira. Abasambana barasambana ari abahanuzi, abasenya ingo barazisenya ari abahanuzi, abiba bariba ari abahanuzi. Mbese baratambikira, bakora iby'isoni nke n'iby'isoni nyinshi, barenga ku mategeko Uwiteka bategeka, bahimba, bahanga gukiranuka muri bo mu nyungu z'indamu. Uyu munsi wa none umuntu uri bwumve iki kiganiro Riziki yasohoye cyangwa akanumva n'iki ngewe mvuze, uyu munsi wa none ntabwo ari bwihane ngo bibe bigishoboka, ntabwo yakihana ngo akizwe bikunde. Twibaze nanone ikindi kintu giteye ubwoba kandi kibabaje, giteye agahinda. Ubundi bishoboka bite? Ubundi bibaho bite ko umuntu Imana irimo ateshuka inzira, agateshuka umurongo, akarindagira, agacurama, akayoba, akayoberwa iyava, akayoberwa n'iyajya? Bishoboka bite ukuntu abadayimoni baguhuma amaso, bakaguhuma amatwi, ni bya bindi baca umugani ngo urujya kwica imbwa ruyiziba amazuru? Byaba ariyo mpamvu natwe abantu bamwe na bamwe rwaba rubazibye amazuru bakaba bagiye gupfa bizize. Abamarayika boherejwe kurwanya ni ukuri kubw'uburakari Imana ifite bw'inkazi, umujinya ukaze cyane, yibasiriye icyitwa abahanuzi. Ese ubwo Imana nihana abahanuzi? Yemwe barozi muri kuroga abantu mwabamaze, yemwe barozi, si ubwo mwebwe murabahora? Sebwo mwebwe muratuza? Yemwe bapfumu n'abakonikoni, aho muragira ngo kubw'ibigirwamana mubitse Uwiteka arabareka? Niba agiye kwicira abahanuzi, mwebwe azabagenza ate? Yemwe batinganyi muragenzwa mute? Ngira ngo abakurikiye uko yatutse Ezekiyeli n'abagenda babona amakomenti yandika, ngira ngo hari nk'abantu nka 5 bampamagaye bambwira ngo nibishaka afite umudayimoni w'igisekuru. Ntabwo mbizi, nanone si cyo ngarutse, si nacyo ndi buvuge, ariko reka ngaruke mvuge ngo nikomereze ubundi aho naringeze. Nibishaka we ibyo nakazi kiwe, nta rugo agira, nawe yataye umugore, urugo rwaramunaniye, ariko ntabura gusenya no kurimburiza abandi. Ngira ngo rero yamugarutseho avuga ngo yahanuye, avuga ko ngo muri Amerika amatora narangiza kuba ngo hazaba imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo n'akajagari katazigera gatuza. Ngira ngo Trump arahira nta kintu na kimwe kigeze kiba kibi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nigarukire kuri Mbonyi na Gitwaza, aba bantu bakoresha ivugabutumwa ku rwego rwo hejuru ari nabo yavuze. Ngira ngo mu Rwanda nawe bakubajije batabavuga butumwa bakoresha ivugabutumwa ku rwego ruri hejuru. Hari abavuga butumwa bakoresha amagare bajya kuvuga ubutumwa, amamoto, amamodoka, tagisi, vatiri, bisi bisanzwe, indege, ngira ngo n'abandi bakoresha n'amagari ya moshi. Muri abo rero hari byaba birenze ubushobozi n'ubutware mu mivugire nk'iyi giyewe ndi kuvuga. Koko iki ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Yavuzemo abarozi ko n'abakaga kabaziye, avugamo Moshe, uyu mutinganyi wamamaye cyane ndetse uherutse kubahoka, agatukanya kubahwa perezida wa Repubulika. Ngira ngo yagarutse ku bandi bantu nanone bateshutse inshingano, bakiyubakira amazu, bakigurira amamodoka, bagata umurimo w'Imana cyangwa igikorwa cy'Imana.
uyu munsi wa none rero niba ibyo bintu byose bimeze uko kandi bikaba bikozwe uko kandi bikaba biri kuvugwa uko, ni akaga, ni umuhero, ni ibihe bya nyuma, ni isi igeze igihe umuntu atakibasha no kubona ayacira n'ayamira. Mbese ntushobora no kuvuga uti ibi bintu biri kwerekeza aha reka njyaha cyangwa inzira iraha reka nyuraha. Abahanuzi bishoboka ko mwaba mugiye gucanganyukisha isi, kuko n'icyo gihe kizabaho. Abahanuzi bacanganyukishije Ahabu, yibwira ngo ari butsinde, kumbi ari butsindwe. Aba bahanuzi rero ngira ngo nibo bayobeje abantu benshi. Ngira ngo rero ni nayo mpamvu yavuze ngo ipfubyi ziri kurira kubera abahanuzi. Ngira ngo rero ubundi igihugu gifite abahanuzi wari umutungo w'igihugu. Ubundi igihugu gifite abahanuzi ni umutungo mwiza wo guhanura hakagwa imvura nziza, wo guhanura igihugu kikagira amahoro, wo kuririmba Imana ikanezerwa. Abahanuzi nabo kwegera abami bakajya bababwira ngo Uwiteka afite uyu mugambi ku gihugu, bityo igihugu kikagira umurongo mwiza, kikagira ubuzima bwiza. Bityo rero umuntu wese yakabaye ari kubona profi n'umugisha bituruka ku Mana kubw'uko igihugu gifite abahanuzi. Ubu rero abahanuzi uhereye mu isi hose, aya ni amazina azwi. Reka nabo tubaho ubu butumwa bwo kwihana, niba ari byo babireke. Reka kandi tunababwire ngo niba atari byo ni amarame, hazabona ishyano uvuga ngo iravuze itavuze, ni amarembe. Ariko bibaye ari byo mumanika amaboko mwihane, koko ubuhanuzi bwo bugomba gusohora. Biba bibi birasohora, biba byiza birasohora. Ariko nanone birababaje kuba umuntu yakibikaho vewiti ebyeri muri protokole yagashyiramo miliyoni 5 mu ivugabutumwa, agahora mu ndege, ubwo buzima Imana ikabuguha, warangiza ugakorana n'izindi mbaraga mbugasenya ingo z'abantu, ukarimbura abantu, ukayobya abantu. Birababaje ko wazamuka nka Israel Mbonyi ukagera ku rwego rw'ivugabutumwa nka ruriya, mu by'ukuri ugasanga mimbere harimo ibindi bintu bitari umurimo w'Imana. Ako ni akaga, ayo ni amage, ako ni agahinda, iyo ni inkuru mbi. Ngira ngo rero mu buryo bumwe n'ubundi ubutumwa dutanze kandi atugirire impuhwe n'ibambe, kuko aka ni akamaramaza, aka ni agahinda. Ngira ngo niba nawe ukurikiye ubu butumwa, nukuri ni akamaramaza, nukuri nge nabyumvise ndumirwa, mabere yikora tosa. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byo kuvugwa. Nge buriya ngo ikibi cyabahijwe ugaseka, ariko Yesu agirira abantu imbabazi. Umwigisha n'umwigishwa banira imbere y'Uwiteka. Ngira ngo rero jewe nanabasezere, ntabwo nabona ibyo kuvuga rwose. Ubuse mperehe mvuga iki? Israel Mbonyi umwizigirwa nkuri, Gitwaza umubyeyi, Dogita intumwa Paul Gitwaza, ubwo se mvuga iki? Niba Mbonyi ari gusambanya amatungo, Gitwaza akabakorana n'imyuka mibi, kandi bakaba bahanuriwe urupfu. Nyarugenge ADEPR gasenyuka, Rwanda gisa urusengero rugasenyuka. Ese ubu buhanuzi wasenga uhereye he? Wavuga iki? Cyakora Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Duhumuriza abantu, tubwira abantu ngo nimuhumure, ibuye ryagaragaye ntago ryica isuka. Kandi iyo umuntu yumvise akiyina, akitekerezaho akihana, hejuru y'imbabazi nta rundi rubanza. Wasanga byaranabaye bakihana, wasanga yenda ari n'abeditinze, yenda bakahimba amajwi yarize iki, ariko irijwi ni ryarize iki. Yemwe muraho ngira ngo irijwi ni ryarize iki. Nta muntu wakeditinga ngo ashyiremo amajwi nk'aya atarayarize iki. Ngira ngo rero ni ikintu umuntu wese ari kwibaza, ariko akavuga ngo igisubizo kiri ku Mana. Twatekereza cyane, twavuga cyane, twakumva cyane, ariko igisubizo kiri ku Mana. Twareba cyane, twakinukiriza, twakinuka cyane, ariko igisubizo kiri ku Mana. Ntabwo igisubizo kiri kuzimu. Ngira ngo umwanzi wacu ni shitani, ngira ngo umwanzi w'ibyiza no mahoro ni shitani, ariko hatsindwe shitani. Kandi Uwiteka uhane Satani wamanukiye isi kuyibabaza no kuyirimbura. Bityo rero ngira ngo turi mu kwezi kugoye kwa 4, harimo u Rwanda ruri kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994, harimo Pasika
abantu bari kwibuka urupfu rw'umwami wabo kandi umwami wacu Yesu Kristo ubwo ari wo wari nge ari bariya bagiye ari aba baje twese kombine populaire ni umwami wacu Yesu Kristo umwami w'isi n'ijuru. Ngira ngo rero ni igihe kigoye, unyumve neza, ni igihe kigoye kandi kibabaje kandi kiruhije abantu badashobora kwihanganira. Ni ahantu shitani yarekuye abadayimoni kandi n'ijuru rirabyemera, abantu bari kubambwa, abantu bari gupfa ipfu zitunguranye, ipfu ni nyinshi, bigeragezo ni byinshi, akaga ni kenshi. Ngira ngo ni hahandi Yesu yasabirijwe, Petero agira aho amwihakana. Ubu rero intumwa ziri kugeragezwa cyane, abigishwa bari kugeragezwa cyane. Ngira ngo ibiboko biri kuvuga mu basenga. Ngira ngo amagambo maba, madeni, inzara, ubukene, indwara, ukwezi kwa mbere kwa 2025, ukwa kabiri, ukwa gatatu, tugeze mu kwa kane, n'amezi agoye abantu, aruhije abantu, kugeza ubwo tugezeho abantu bagomba guhekenya za nzasaya z'indogobe ko ibintu birakaze. Aha rero tugeze ni hahandi bavuga ngo iyo umwana arira nyina ntiyumve. Ibintu rero biteye agahinda, ariko ni n'umubabaro kuba utasobanukirwa aya mezi ngo habeho amasengesho ari protege, amasengesho y'imbaraga zishoboka kukuriza umusaraba. Yesu yabambwa, mwe mugasigara uhiga Imana, urumva we yakugirira ati. Ngira ngo rero twebweho ni kure kubi, ubwo nibigeragezo birenze ukwemera. Umwami Yesu adutabare kandi umwami Yesu aturengere mu izina rya Yesu. Umwanya n'akanya nk'aka dufashe natwe twisunze tunasaba ijambo ry'uhoraho umwami Imana. Rikwiragira imitima yanyu, uwasenyutse yubakwe, uwakosheje yihane, kandi uwacumuye ababarirwe, koko ari gusaba imbabazi. Hama kandi imbabazi zigere ku muntu wese. Tubifurije gutsindanishirizwa no kunesherezwa n'uwanesheje isi n'umubiri na Satani, ari we Kristo umwami Yesu, cyangwa se data mu buyobozi bw'umwuka wera. Ndagushimiye rero nshuti nziza n'akadasohoka ku Mbabazi TV 3, urakoze kugendana no kubana natwe. Uwiteka kurinda kuzigame mu izina rya Yesu. Kandi na bene data mwese turabasabiye Imana ibarebana amaso y'imbabazi. Ngira ngo rero mugire icyumweru cyiza uhereye umunsi kuwa mbere, abari muri Amerika, muri Afrika bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abicaranye n'abandi babasobanurira, babasigurira, njya mbabona munyandikira. Yego, nibwo bushobozi turiho. Turabakunda, turabasengera. Imana ibazigame barinde, ariko ni nkuru twari tugarutse itari nziza. Riziki agirira imbabazi abanyarwanda, agirira imbabazi igihugu, agirira imbabazi n'undi muntu uwo ari wese. Imana ni urukundo, Imana ni imbabazi. Yego, igira ifuhe kandi rwose igira umujinya n'uburakare, nkuko nawe yavuze ngo Imana irica, ariko nanone irababarira. Ngira ngo rero twavuga byinshi cyangwa tugakora byinshi, ariko n'ubundi nabibabwiye, nge ntabwo mfite icyo kuvuga n'icyo gukora. Icyo tuvuze ni iki, cyo dukoze ni iki. Nkwifurije gushyira amavi hasi ugasenga no kumanika amaboko ugatsindwa. Tugeze mu bihe bibi kandi bya nyuma. Pawulo yavuze. Ciao ciao, shalom shalom.